Wasiri amaze iminsi avuze amagambo akomeye cyane kuri perezida wa Gasogi ariwe Kenic. Muramuzi ubwo Wasiri yarari ku gitangazamakuru cyitwa inyarwanda.com niho yarari gutanga interview ye, arangije aravuga ngo Kenic agomba kuza akaba umusimbura akaba umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport, ubwo ngo akajya ayobora ekipe ya Gasogi United ariko yarangiza akaza akaba n'umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport. Umugabo witwa Manzi Tiyeli, muramuzi, yakinaga muri ekipe ya Al Tripoli, yamaze gutandukana n'iyi ekipe. Ubu ngubu Manzi Tiyeli ari free. Amakuru mfite arimo kumwerekeza muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ese bizarangira agiye muri APR cyangwa arakomeza ajya Saudi Arabia cyangwa se ajya i Burayi gushakayo ekipe? Uyu ni umunyamakuru bamwita Tesi, yagiye ku gitangazamakuru arangije atuka abafana ba Rayon Sport, arababwira ngo nta mureyo w'umusirimu nigeze mbona, abareyo bose murajabye. Hanyuma bwakeye mu gitondo asaba imbabazi z'aya magambo yari yavugiye ku gitangazamakuru, saba imbabazi. Ariko icyo nshatse kuvuga, inkuru nshatse kuba nababwira nuko abafana ba Rayon Sport ari abasirimu. Umugabo we yahise amanuka bukeye bwaho ajya kuri Instagram, arangije atangira kuvuga ngo abafana ba Rayon Sport bankomerekeje, abafana ba Rayon Sport ntago ari abasirimu, abafana ba Rayon Sport ni amadage ahetse ayandi madage. Nyuma y'amasaha make iyo Instagram yahise izimira, hanyuma ku gicamunsi amakuru arahwihwiswa avuga ko uyu mugabo wa Tesi yitwa Pizo, ni umuraperi, bivugwa yuko yatawe muri yombi na Ribu, afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Kicukiro. Bivugwa ko ariho abaye afungiwe. Ku munsi w'ejo Sekafa Champions League, ngo niko nabyita, yari yafunguwe ku mugaragaro. Ekipe ya Rayon Sport ihagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda yakinnye na ekipe yitwa Mafunzo FC yo muri Zanzibar, birangira ari ubusa ku busa, nta kipe yabashije kureba mu izamu ry'iyindi. Umutoza witwa Haringingo Francis, muramuzi cyane, yasinye, ari kuvuga ngo ngomba kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Arimo aravuga ngo ekipe ya Panteri ntago iri bunkire, ndayica nyicariye. Iyo ni imihigo aba umutoza wa ekipe ya Rayon Sport Haringingo Francis arimo avuga ko agomba kujya mu matsinda, nta ekipe igomba kumwitambika atari yagera mu matsinda, kuko we ari kwivugira ko ariko gahigo asigaje ko gufata ekipe ya Rayon Sport akayijyana mu matsinda. Arimo kuvuga ngo ibya Super Cup ntimubimbwire, hariya nzahaca nirukanka nitegura njya mu matsinda. N'ayandi makuru menshi tubafitiye turaje tuyabaramburire yose uko yakabaye. Icyo usabwa no gukurikirana iki kiganiro ukakirangiza cyose. Niba utari wakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe, like, share na comment, kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dusohora bizajye bihita bikugereraho ku gihe. Reka duhite twanzika tudatinze, dutangirire kuri iyi nkuru ya Wasiri Silvestri ndetse n'umugabo witwa Kenic.
Wasiri nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport itsinze ekipe ya Al Ahly Wada Medan ibitego 2-1, Wasiri yagiye muri interview arangije aravuga ati nkeneye uwundi muvugizi wa Rayon Sport unsimbura kuko ngiye kujya mu mahanga, ngewe nduwa CAF Confederation ntago nduwa championa. Aravuga ngo nkeneye undi muvugizi ugomba kuza agakora nk'ibyo nkora, uzi Kinyarwanda, uzi Gifaransa, uzi Cyongereza, uzi Giswahili, uzi Lingala. Aravuga ngo uwo muntu rwose niwe turimo gushaka, tugiye kumurokirita. Turangije abanyamakuru barangije baramubaza ngo none se Wasiri urabona muri kino gihugu cy'u Rwanda ari inde washobora gukora uyu murimo nk'uwo ukora? Wasiri arangije araranganya amaso mu banyamakuru, araranganya amaso mu banyarwanda bakomeye, arangije avuga ngo mbona Kenic ariwe wabishobora. Aravuga ngo Kenic iyo mwitegereje mbona yashobora gukora nk'ibi nkora, ndetse aravuga ngo yabikora cyane kuruta kuko afite experience, kandi koko nawe witegereje ubu ubona Kenic abishoboye. Kenic ni umuntu ukomeye, ariko ntago nyine yaza kuba umuvugizi wa Rayon Sport, kandi murabizi ko afite ikipe. Kenic ni umuntu w'icyubahiro, ntago mvuze ko na Wasiri atari umuntu w'icyubahiro, ariko Kenic afite radio, afite televiziyo. Ubwo rero kujya kumushyira kereka hari wenda umuhaye akaba yayobora ekipe ya Rayon Sport, ubwo kuyobora ekipe ya Rayon Sport ubwo yabyemera, ariko kujya kuba umuvugizi ntago nzi ko Kenic yabyemera. Ariko ayo abari amakuru ari hirya no hino ku mihanda. Bukeye mu gitondo umugabo witwa Tesi yagiye kuri TV1, kuko niho akunda kuba ari, niyo televiziyo ye, nicyo kinyamakuru cye. Arangije avuga ati Wasiri wa mwana we, Wasiri wa mwana we, ubwo kuba wabyuka ukisanga wigeze ipantaro ya papa wawe bisobanuye ko umugabo rero witwa Tesi aba asubije Wasiri ayo magambo. Hanyuma Wasiri nawe ntiyari pfana, arongera aramubwira. Ariko ibi bintu biba biri hano ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi rwose twararyohewe. Reka mvuge ngo abakunzi ba siporo twararyohewe cyane n'amagambo aba ari hano hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa yitwa Tesi, ni umunyamakuru. Hanyuma bukeye bwaho abaragiye arirukanka, bageze ku gitangazamakuru. Arangije aravuga ngo abafana ba Rayon Sport ninjiji, nta basirimu, ntaki. Abareyo rero murabazi, abareyo baramwadukiriye, baramubwira ati sha wewe kwere ubwo ubona ariyo ninjiji. Abantu mujye mwitondera kuvuga amagambo yose mubonye, kuko hari ijambo ushobora kuvuga rikaba ryagukoraho utarubizi. Reka ntange nk'urugero, abafana ba Rayon Sport baba bari ahantu hose ku isi, kwisanga rero uri kuvuga ku mureyo, kandi nukenera gutega moto uratega umureyo, mu muhanda aho ugenda urahura n'imodoka z'abareyo, mu kazi uwo muntu ugiye kuguha akazi ushobora gusanga ari umureyo, mama wawe ushobora kwisanga afana reyo, papa wawe. Rero nshuti, ibi bintu ntitukajye sinzi ukuntu nyine abantu baba babiremereje, ariko ntago ari byiza ko ugenda ngo uvuge ngo aba Rayon Sport ngo ntago ngo ari abasirimu, kandi wasanga na papa wawe ari umureyo, kandi wasanga musaza wawe ari umureyo, ubwo na musaza wawe ntago yaba ari umusirimu, kandi wasanga n'umwana wawe azaba umureyo, ubwo n'umwana wawe ntabwo yaba ari umusirimu. Ibi bintu icyo nshatse kuvuga, tujye tuvuga amagambo twabanje kuyatekerezaho, biba byiza cyane. Ijambo wumvishe riragira ikibazo muri sosiyete ukarikata, ushobora no kurikata warivuze. Si ngombwa ko ibintu byose ubishyira ku mbuga nkoranyambaga ubyapurudinga. Umugabo we bukeye mu gitondo aravuga ngo aba Rayon Sport ni amadage ahetse andi madage. Mu kanya gatoya Instagram ye ibiragiye, mu kandi kanya aba yisanze mu maboko ya RIB. Nuko byarangiye
bimeze. Umugabo witwa Manzi Tiyeli, ubwo ndi kwirukanga cyane. Uyu Manzi Tiyeli yatandukanye na ekipe ya Al Tripoli yo muri Libya